Imana niyo buhungiro bwanjye, n'umufasha utabura kuboneka mu byago ndetse no mu makuba, nicyo gituma nagira ubwoba. Uwo ni uhorana nanjye, akaguma ndinda buri saha, nicyo gituma njye ntazatinya, nawe ibibazo byaba byinshi, ndi kumwe nawe, ndi kumwe nawe.
ariko twanegereye. Ese waba wibuka umunsi wa mbere ugera ku isi? Ese Imana iri kugira igiti cyangwa ugasoza inyuma ukaza kumenya uwo ari kuruta urundi? Wari kujya kurira cyangwa wari kwibaza iki? Ese ko byari gutanga iki? Ibyo byose ni umwana w'umuntu wabyiteye azana icyaha. Kuzana icyaha kw'abantu uko niko twahoze mbere twari twarateguye n'umubiri wa byose, ari naho umuntu yiyungutse Satani nawe akatwushya ngaho mwene yicara amakimbirane mu miryango, ababyica abana babo, abantu bararwana, gusaba, ubutinganyi, kunywa ibiyobyabwenge, maze Satani afata abo bantu bose abazitira ikuzimu. Ariko Imana y'urukundo, ariko Imana yireba byose, ariko Imana y'imbabazi, ariko Imana yireba. Ibonye ko ibyaha bimaze kuzura mu bantu, mu ijuru haterana inama yo gushaka gucungura abantu. Bazana igitabo cyari gifatanyije ibimenyetso birindwi bakizengurutsa mu babyeyi basira ndetse no mu buzima bw'imbere habura n'umuntu waza gutegura abantu. Mu ijuru nta kintu cyari gisigaye, kandi nta n'ikintu cyari gitegereje usibye kubona umwana ariruka akavaho iteka ryose. Ariko Yesu Kristo, umwana w'Imana rukumbi, yemera gusiga icyubahiro cye mu ijuru, yemera kuza kwitwa igivume kubera jyewe nawe. Guca bugufi k'umwana w'Imana bikuraho ishusho y'ubumana, yambara ishusho muntu kubera urukundo. Abonekera mu kiraro cye, gukura ashimwa n'Imana n'abantu, ntabwo byabujije umuntu mwene Adamu utuzaniye ishyano nyuma kutanyurwa n'agakiza yari atuzaniye, baramubamba. Niko gusoza umugambi w'Imana wo kwikorera ibyaha by'abantu. Nuko ikuzimu barishima. Haba umunsi mukuru Satani n'abantu bose barahaguruka baranezerwa, barabyina no kwibwira ko batsinze. Kuba ibintu bidasanzwe byo
azuka afite icyubahiro ku isi no mu ijuru, yacu hari icyubahiro haba mu isi ndetse no mu ijuru ndetse no ku zuba. Amen. Amen.
Yesu kwanditswe na Luka igice cya 18 umurongo wa 37 n'uwa 38 ndetse n'uwa 39 ntacyo bitwaye aho ngaho. Rero turaza kugenda n'umusanganyamatsiko mwateguye Pawulo yandikira mu rwandiko cyangwa se itorero rya Efeso igice cya mbere umurongo waho wa 7 tuwuzuye imirongo tw'icyo Uwiteka avugana natwe. Luka igice cya 18 tujye no mu rwandiko Pawulo yandikiye Efeso igice cya mbere umurongo wa 7 insanganyamatsiko mwateguye ubundi tuwuzuye imirongo tw'icyo Uwiteka avugana natwe mu ijambo ryiwe. Reka dusome Luka 18 haranditse afite rimeze nk'iri ku rupapuro rwa 83 mu isezerano rishya. Haranditse ngo barayibwira iti Yesu w'i Nazareti uhita. Arataka cyane ati Yesu mwene Dawidi mbabarira. Abandi imbere barayicamo iceceke ariko irushaho gutaka iti mwene Dawidi mbabarira, Imana ifashe. Efeso igice cya mbere umurongo wa 7 mwateguye insanganyamatsiko haranditse mwewe hesheje gucungurwa kubw'amaraso ye ariko ko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Imana ifashe cyane. Amen. Reka mbere kuvuga amazina yacu ntacyo biratwaye ni umuco uzabanga ijambo ry'Imana kugira ngo bamenyane n'abo bagiye kuganiriza. Jewe nitwa Mushiki Eugene, ndi umugabo yubatse, mfite madamu n'abana 3, umukobwa umwe n'abahungu 2 kandi n'abana beza basa. Abana beza basa nasigaye Gasyata ni umupasiteri ushimira Imana ikaze kubaye shomba w'itorero bakristo mwese n'abagize uruhare kugira ngo tugere hano ikaze mu guhaye abantu bari ku Rwanda ndabakiza ariko ni wabakiza kandi mugira inama n'uzanabakiza burya barakunda wibeshye ukajya kubakiza bakubwira hirya kandi hari umwembe ucigira mu bose bwacu ariko igihe ukana ikamara kubigaza bose
uretse umudamu ufite n'ababebe batatu uretse n'ababebe batatu isi igenda gutya 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 hano ukuntu igenda uretse nuko naho wese abeje akora amaye wishimiye umumera amashyi Now
iki gikorwa gitandukanye imbaraga nyinshi cyane ariko gushyira hamwe Imana ibamugisha kongera gushimira cyane cyane abayobozi bacu badufashe abagore ntekereza ko ibi byakozwe uruhare runini rwabo ni uko Imana ibamugisha kandi turanezerewe murakoze cyane kongera kubashimira namwe mwese mwana kuri Imana ibamugisha kandi dushima Imana y'ubwenge yadushoboje kugira urugendo turi kuri Imana turamugisha murakoze dushimire ababyeyi badufashije kubyuma dushimire Media House zabaye natwe twari mu kiganiro kuri RTV mu by'umwihariko Sunday Live baduhaye ikiganiro ubwo turashimira abajuri ndetse n'abandi bafatanya nabo turashimira TV10 twagiye kuganira Steve badufashije turashimira KC2 kigali cyangwa yaradufashije nayo turashimira ibinyamakuru byatwanditseho turashimira buri muntu wese wagize uruhare mu kubishyigikira turashimira n'umubyeyi watudodeye izi forume nziza twambaye turashimira by'umwihariko ababyeyi badufasha kugira ngo tuze muri paragitisi cyangwa muri remezo kugira ngo tumwe kunezera muri Imana ndetse turabona ibyo tugaragaza mu iteraniro rusange ry'igihugu kandi baza gusaba umugisha reka nanjye nshimire by'umwihariko igihugu n'amakipe yateguye iby'umwihariko by'iki imbaraga zose bashyizemo biragenda ko muri imbaraga z'itorero imbaraga tugiye gukorana muri vugabutumwa hanyuma tubone urusengero rwuzura abakristo abangaba babona ko byari bakora ibyo natwe dukwiye gukora twese burya Yesu yaravuze ngo nitutamera nk'abana bato ntabwo tuzabona ubwami bw'Imana tuzagerageza kugeza igihe cyose haleluya reka rero dusenge Imana turamushimiye kuko uri Imana ishobora byose turagushimiye kuko waduhaye agakiza turagushimiye kuko watuzanye mu nzu yawe ahangaha harimo imigisha myinshi nyagasani abagezemo bose wabona mw'ibihumbi turagusaba mu izina rya Yesu Kristo guha umugisha uru rubyiruko rwacu rwateguye igiterane nk'iki ngiki ukomeze ubayoboza umwuka wera iyo bakina imikino yo mu ijambo ry'Imana tubabonamo yuko batanga umwanya wabo wo gushaka mu byanditswe byera icyo ushaka kubabwira kandi bakacyamamaza bakimenyesha abantu turabasabiye ngo babe imbaraga z'iri torero turabasabiye ngo murikishirize umucyo wawe wamaze kumurikirwa n'umucyo nabo bahinduke umucyo bajye bibuka umuremyi wabo mu minsi y'ubusore bwabo kandi mu izina rya Yesu bahinduke amatabaza kuri uyu musozi kugira ngo abari mu mwijima bose bamurikirwe n'amatabaza sabi umugisha abashyitsi badusuye sabi umugisha abahanzi baturirimbiye sabi umugisha umupasiteri watwigishije sabi umugisha ababaye muri iri teraniro bose ijambo ryawe biduhindure gusa n'ishusho y'uwaturemye kugira ngo baturema bahimbaze izina ry'Imana jyana na buri wese kandi Imana ishobora byose imitima yacu irinde udushyitse mu macumbi yacu amahoro kugira ngo izina rya Yesu Kristo amen.